Ndabasuhuje bakunzi ba Impotore TV. Nyuma y'igihe nk'ibyumweru nka 2 tutaganira, nongeye gusanga ari ngombwa ko tuganira ku bintu biriho. Ejo bundi kuwa mbere natunguwe n'ibintu nabonye kuri YouTube. Izi YouTube rero batuzaniye zizatwubakira ariko zishobora no kuzadusenyera. Hari umugore witwa Yvonne Idamange Ryamugwiza wavuze ibintu biteye ubwoba kuri YouTube. Harashaka kugumura abaturage. Nge nkimva Yvonne ibyo avuga nagiraga ngo ntago ari mu Rwanda. Burya ari mu Rwanda. Ibaze umuntu uri mu Rwanda agatinyuka abanyarwanda, agatinyuka umukuru w'igihugu bimeze kuri biriya rwego. Nabonye ari ikibazo gikomeye cyane. Ndavuga semana, ibi bintu nibikomeza gutya biza amaherezo azaba yahe? Kuko burya rubanda baravuga ngo la masse ne réfléchit pas. Rubanda rushobora kuyobwa. Iyo bigize abayobozi babi, abeza bagaceceka, abantu bazima bagaceceka ntibavuge, ababi nkaba Idamange bakavuga, bashobora kuyobya igihugu pe, tukongera tukabona andi mahano mu gihugu. Burya ibi byabaye muri jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Tuko abantu bose batemye ariko bari bafite uwo mutima cyangwa iki, nuko bagize ababi basunikiramo, ababayobora. Rubanda rero badatekereza koko babona ari byo, babijyamo ku bwinshi. Abantu benshi bijandika mu bwicanyi. Byatewe n'iki? N'abayobozi babi nkaba Idamange bashaka kuyobya abantu. Idamange nawe ati tuzajye ku rugwiro dukuremo umukuru w'igihugu. Umuntu akabivuga ari mu Rwanda. Ibi ni ishano n'ukuri. Nibwo bwa mbere nakumva umuntu wihandagaza kuri YouTube abwira isi yose abantu ngo bigomeke ku butegetsi bwiza nk'ubu ngubu dufite. Yemwe ibintu birakomeye n'ukuri. Abantu bamwe pe babasazi iyo Idamange atakorwa mu nkokora, bamwe pe abantu badatekereza basanga bari kumva ibyo avuga ko ari byo, ko ariko kuri. Idamange Ryamugwiza ngo ni Imana yamutumye, bafite mission, bafite ubutumwa. Ese Imana yabaratumye Idamange igatuma na Perezida Kagame? Perezida Kagame nawe ko Imana ari yamutumye. Imana niyo yamuhamagaye, ababanaga nawe barabizi. Ku rugamba rwo kuyobora inkotanyi ni yari ahari. Yigaga muri Amerika. Hari abandi ba majoro nkawe, hariho abadokteri nkawe icyo gihe bari ku rugamba. Ariko Perezida Kagame ni yari ari aho ngaho. Ariko kuko ubutumwa aribwo Imana yari yaramugeniye bwo kuzayobora iki gihugu akakigeza bakigejeje ubu ngubu. Yavuye muri Amerika araza, arayobora, arategeka, atsinda urugamba, aba vice president hanyuma aba president, kuko niyo nzira Imana yaramuteganyirije kuzayobora iki gihugu. Ubu rero Perezida Kagame ubwo tumubona ubu ngubu nibyo akora byose, ni byiza tugezaho. Nta washidikanya ko atari Imana yamutumye, kuko ubutumwa ageza ku banyarwanda buragaragara. None na Idamange nawe ngo Imana yamutumye. Arabesha abantu yifashishije iki gitabo cya Bibiliya. Nk'abanyarwanda tutazi Bibiliya. Dore icyo Bibiliya ivuga ku bategetsi. Turajya mu Baroma igice cya 13 umurongo wa mbere. Baravuga ngo umuntu wese agandukire abatware bamutwara, kuko ari nta butware butava ku Mana. None Idamange uyu murongo wanditse mu jambo ry'Imana arawukandagira. Nta butware butava ku Mana. Perezida Kagame rero dufite n'Imana yamuduhaye, ariko Idamange nawe ngo Imana yamutumye. Iramutuma se Imana itumye umuntu imutuma kwica amategeko? Ati abantu tuzajye ku rugwiro, twigomeke ku butegetsi. Yewe iri ni ishyano n'ukuri. Iri ni ishyano. Kandi ijambo ry'Imana rikavuga ko abantu nka Idamange bagomba guhanwa koko by'intangarugero. Umurongo wa 2 umurongo wa 3 umurongo wa 2 uravuga ngo nicyo gituma ugandira umutware aba yanze itegeko ry'Imana. Murumva rero ko Idamange yanze itegeko ry'Imana kuko yagandikiye abayobozi b'igihugu, ariko rero arashaka kuyobya abaturage, arashaka kuyobya rubanda. Mwumvise amagambo yavuze kuri YouTube, hamwe nagiye nyandika kugira ngo turebe ubuyobe bwe. Afite ubuyobe rwose burenze bw'indenga kamere. Ati abantu bapfa muri iki gihugu ngo n'ubuyobozi bubica. Ibaze mu Rwanda mbese nta muntu mukuru mu bayobozi iyo bapfuye, umuyobozi wese yapfuye mu Rwanda aba ari ubutegetsi bwamwishe. Uko niko Idamange abibona.
ngo bishe Mucyo, bishe Musemakweli wese kwipfira ejo bundi aguye mu bitaro arwaye, abaganga bose bazi ko yari arwaye, ari ibintu bizwi, ushobora kugenda abaganga bakagwa record ati n'ubuyobozi bubica, abandi bose bagiye bapfa na mbere. Mbese mu Rwanda nta muntu muzima, nta muntu w'umuyobozi ukomeye ushobora gupfa adapfuye n'urupfu rusanzwe, ati n'ubuyobozi buba bwamwishe. Idamange rero arabeshya, umuntu ukorera Imana ubeshya wiyise mutegetsi. Ikindi ngo Mirimo n'ubutegetsi bwategetse ko bataburura amagufwa ya Mirimo, n'ubucamanza bwabikoze kandi n'umuryango we wabisabye, n'umugore we n'abana be babisabye kugira ngo proof bamenye, proof bafate ibintu bya ADN ku bantu barwaniraga imitungo. Nk'ibyo rero byose by'ubutegetsi by'ubutabera akabivanga n'ubutegetsi agira ngo agandishe abaturage banga ubuyobozi. Ikindi yavuzeho nabonye giteye ubwoba, ngo igihugu cyacu gitwarwa n'amabandi. Ibaza icyo gitutsi ku banyarwanda. Ubwo miliyoni 12 z'abanyarwanda zahisemo ababandi, twatuye ababandi koko. Idamange nibyo bintu yavuze ko nukuvuga ko natwe turi abasazi, abanyarwanda twese yaradusuzuguje, yaradusebeje, igihugu gitwarwa n'amabandi. Abayobozi twitoreye mu mucyo, mu bwisanzure, ati ni amabandi. Gudutukira abayobozi ni ukudutuka natwe abanyarwanda tuba twarabitoreye. Ati ngo Imana yaramutumye nkuko yatumye Mose ngo arashaka revolution mu Rwanda. Imana ntiyatuma umuntu mu indiscipline nka Idamange, rwose aribeshya. Ikindi yavuzeho ikindi ni kuri genocide. Urebye neza genocide ahubwo Idamange niwe uyipfobya, ngo abantu bari mu nzibutso ngo igihugu kibariraho. Ibaze koko nkuko gashinyaguro ubushinyagurira abantu aho bari mu nzibutso bashyinguye mu cyubahiro, igihugu nacyo kidakora, ubushobozi bwose bufite bukoreshwa kugira ngo imibiri yitabweho, ariko ngo igihugu ngo kibashyize ku gasozi, ngo igihugu ntikibitaho nkuko bikwiye. Idamange koko arashaka kuyobya abanyarwanda, akabayobya nabi. Rero abantu nikomeza guceceka, abantu nk'aba Idamange n'abandi badatekereza neza bakavuga ibyo bashatse byose, igihugu gishobora kuzongera kuzajya hehe mu rwobo nk'urwo twavuyemo, kandi ntitubishaka. Ntituzarebera twiyamye ba Idamange n'abandi bameze nkawe, turabiyamye rwose. Nibatureke u Rwanda tuzaho rwavuye, tuzaho rugeze, nidushaka ko rusubira inyuma. Ese byaba ari umurengwa hari? Nge mbona haba harimo n'umurengwa ku bantu bamwe na bamwe nk'aba Idamange. Farge yaramwishuriye secondaire, université, baramwubakira, none ageze aho tangira kurenza igihugu akaguru. Uwo muntu sinza umuntu bavuga ngo yahaze ngo arenze nyina akaguru. Idamange nawe ararenze igihugu akaguru. Igihugu cyamukuye aho yari ari kikamugeza aho ari ubu ngubu, uriya ni umwijuto rero. N'abandi banyarwanda bameze nkaho bashaka kumera nkawe, akenshi bari umwijuto. Abanyarwanda bamwe bamaze guhaga rero. Banyarwandakazi ntitugomba kuzajya turebera ibintu nk'ibi ngibi iyo bibaye, kuko bishobora kuzatwerekera igihugu. Idamange rwose si Imana yamutumye, mwabyumviye ko umuntu ubaha Imana bagomba kubaha abayobozi, akubaha abatware, kuko nta buyobozi butava ku Mana. Kandi ngugandika umutware afite uburenganzira bwo kumuhana, kuko aba yishe itegeko ry'Imana. Abatware sabo gutinywa n'abakora ibyiza, kiretse abakora nabi nk'aba Idamange. Mbese ushaka kudatinya umutware, kora neza nawe azagushima, kuko ari umukozi w'Imana. Abayobozi bacu rero, guhera kuri nyakubahwa Perezida wa Repubulika, government yose, abapolisi, banyuma kumi, abakuru b'amase bose ni abakozi b'Imana. Wihaye kubasuzugura abakwiye guhanwa nkuko ijambo ry'Imana ribivuga. Abaroma igice cya 13 nicyo kigaragaza Idamange ko ari mu murongo mubi. Kuko ari umukozi w'Imana uguhesha ibyiza, ariko nukora nabi utinye, kuko adatwarira inkota ubusa. Ni umukozi w'Imana. Rero imbunda baba bafite n'ibindi bikoresho bihana inkozi z'ibibi ntabwo bazitwarira ubusa. Idamange rero nahanwe by'intangarugero kugira ngo n'abandi bazashaka kuyoba bazabonereho ko hari inkota ibategereje, kuko batubaha Imana ntimubahe ubuyobozi.
murakoze rero bakunzi ba Imotore TV, dukomeze twamagane ibintu bibera ku mbuga nkoranyambaga bishaka kudusenyera igihugu. Kuni duceceka twese, ababi nka bayidamanyi n'abameze nkayo bakakomeza kuyobya rubanda, bashobora kuzagira ku ntego yabo mbi, ariko ntibazabigira kuko tuzabarwanya twivuye inyuma. Murakoze, kanda like, kanda subscribe, unasharinge Imotore TV. Murakoze.